Bene data bashiki banje, umuvandimwe wanyu Ndahiriwe Jean de la Paix nongeye kubifuriza umunsi mwiza wa Pentecote. Imana yacu ibagenderere kandi umwuka w'Imana abasure. Turebere hamwe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 55. Turasoma umurongo w'8 n'uw'9. Haranditse ngo, erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanje, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Imana yacu itugiriye neza. Bene data bashiki banje, ndagira ngo dutekereze kuri iri jambo kuri uyu munsi mwiza twizihizaho umunsi wa Pentecote. Imana yacu itugiriye neza. Turebe icyo Imana ishaka kutuganishamo no kutumenyesha muri iri jambo. Kuva kera Imana yakunze guhabana n'umwana w'umuntu mu myumvire yayo niye. Imana yashakaga ko ibintu binyura mu nzira ishaka, umuntu nawe akabinyuza mu yindi nzira. Imana ikubaka ibintu, mu kanya ikabona umuntu yabikushumukanye yabiroshe mu kabande. Imana igatera, umuntu akarandura. Imana irumirwa. Nk'uko twabibonye mu kiganiro twagiranye ubushize, ko mu kurema umuntu Imana yamwisanishije nayo, ikamuha ishusho yayo, ikamuha ubutware bwayo, ndetse ikamuhumekeramo n'umwuka wayo. Yakoze ibishoboka byose ngo imugire nkayo, irebe ko umuntu yamera nkayo, agakora ibishimwa nk'uko Imana ishaka. Ariko umwana w'umuntu ayishingana ijosi. Imana irumirwa. Niko kugira iti, erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanje, inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Iti ibitekerezo byanje si nk'ibyanyu bene data, imigenzereze yanjye si nk'iyanyu, imigenzereze yanjye isumba iyanyu, ibitekerezo byanje bisumbye ibyanyu. Niko Imana yabwiye umwana w'umuntu. Bene data bashiki banje, yagerageje kandi gushakisha umuti, ibonye yuko umwana w'umuntu akomeje kuyinanira, akerekera iyo Imana itamwerekeje. Imana ishakisha umuti mu bihano ngo irebe ko umuntu yagororoka, nabyo biranga. Mu gitabo cya Mose igice cya 7 umurongo wa 7 n'uw'8 haranditse ngo, ibi nibyo yanyeretse. Umwami yari ahagaze ku nkike yubakishijwe timasi, afite timasi mu ntoki. Maze Uwiteka arambaza ati, Amose we, ubonye iki? Mbonye timasi. Umwami ati, dore nzashyira timasi ku bwoko bwanjye Isirayeli, sinzongera kubanyuraho ukundi. Imana yaragoragoje kugira ngo igire neza umwana w'umuntu amere nk'uko ishaka, igahagarika umwana w'umuntu akarambarara, ikamwerekeza ibunaka akerekera ahangaha. Imana wimukishije ntaba ariho anyura. Imana ishaka ukuntu yamugorora ngo imuhagarike neza. Umuntu arayinanira. Iti, ngiye kubagorora mbatunganye mbahagarike neza. Imana yacu idufashe. Imana imaze kubona ko iri guhabana cyane n'umuntu, rwose yashatse kumvikana n'umuntu, iroroha, iramanuka ngo yumvikane n'umuntu. Ibona nta bundi buryo, mu nzira zayo nyinshi ishyiraho uburyo bwo kumvikaniramo n'umuntu. Ubwo abana b'abantu bazumvikaniramo nayo, ibona yuko bizakunda hifashishijwe umwuka wayo gusa. Imana yacu itugiriye neza. Niko kubitangariza mu kanwa k'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 26 kugeza wa 27 iti, nzabaha umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza.
Imana yacu itugirire neza. Imana iragambirira iti kugira ngo ibintu bizakunde bigende neza, nzabaha umutima mushya, noneho mbashyiremo n'umwuka mushya. Kuko ibyo yari yararemanye umwana w'umuntu yabonaga nta gaciro, ntacyo biri kubasha guhindura ku muntu no kumugezaho. Imana iti noneho ngiye kubashyiramo umutima mushya, mbashyiremo n'umwuka mushya, mbakuremo wa mutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanje, bitume mugendera mu mateka yanjye, noneho mukakomeza amategeko yanjye mukayasohoza nk'uko mbishaka. Imana itugiriye neza. Imana igira neza, igambirira kuduha umwuka wayo. Kubwo intege nke zacu bashiki banje bene data, Imana yatwemereye umwuka wayo kugira ngo adufashe muri izo ntege nke zacu zo kutumvikana n'Imana, kuko umwuka azi iby'Imana ishaka kugira ngo abidutsindagiremo tubyakire. Ibyo Pawulo yabigaragarije mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 26 n'uwa 27, aho yavuze ati, uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira n'ihiminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Pawulo ati rero umwuka wera niwe udushoboza mu ntege nke zacu, za zindi zo guhora dushwana n'Imana tukayigora ntituyumvire. Umwuka izo ntege zazidufashamo, kandi kuko azi iby'Imana ishaka zabidufashamo, abidushiremo, abitwemeze, abidutsindagiremo tubyakire, anadusabire ku Mana kugira ngo yemere kutwihanganira. Yesu nawe yari yarabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani igice cya 16 umurongo w'8 n'uw'9 ngo, ubwazaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka n'iby'icyaha, kuko batanyizeye. Yesu nawe niko yari abizi, yari azi neza yuko umwuka ari uzaza agatsinda abantu, akabemeza yuko batumviye Imana, akabemeza yuko batagendana n'Imana, akabemeza yuko baguye Imana bakayitera umugongo bakayinanira, akabemeza iby'ibyaha byabo n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, kandi akabasaba, akanabategeka, akanabashoboza kwemera no kwizera Imana, bakagenda nk'uko Imana ibibasaba. Niko kuvuga rero ati, ubwazaza azatsinda ab'isi, abemeze, ababwire ibyo nibwira by'ukuri, aba ari byo abemeza, bitandukanye n'ibyo mwibwira bishingiye ku irari ryanyu. Imana yacu itugirire neza. Uwo mwuka w'ukuri ku murongo wa 13 w'ubu butumwa bwiza haravuga hati, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Umurongo wa 14, nguwo azanyubahiriza, kuko azenda kubyanja akabibabwira. Imana yacu itugiriye neza. Murabona yuko Imana rero yashatse kumvikana n'umuntu, igashyiraho umwuka wayo kugira ngo yumvikanishe abantu n'Imana yabo. Imana yacu itugiriye neza, itazatuyobora mu kuri kose. Bene data, umwuka icyo yashyiriweho ni ukumvikanisha abantu n'Imana, akabayobora mu kuri kose nk'uko Imana yibwira, kugira ngo tutayoborwa n'ubwenge bwacu bwite tukayoba, ahubwo tuyoborwe n'ubwenge bw'Imana yamuduhaye, nk'uko twabibonye muri Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 27 iti, kandi nzabashyiramo umwuka wanje, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Imana yacu itugirire neza. Bene data, ibyo abantu bibwira Imana ntibyemera. Imana irashaka yuko babwirwa n'umwuka wayo akabemeza. Uko abantu bagenda Imana ntibishaka, irashaka yuko abantu bayorwa n'umwuka wayo. Imana yacu idufashe
kandi mu rwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14 niko havuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana rero ntishaka ko abantu bagenda nk'uko bashaka, irashaka yuko bayoborwa n'umwuka wayo ngo bagende nk'uko abana b'Imana nyine bakwiriye kugenda. Bene data bashiki banje, ibyo mwibwira sibyo Imana yibwira. Hari abibwira yuko bashobora kubaho muri ubu buzima bw'abana b'Imana nta mwuka bagira. Abo nibasigaho bene data, abo nibasigaho, ntabwo bibaho. Yesu yaravuze mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo w'8 ati, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Kuki Yesu yavuze ati muzaba abagabo bo kumpamya? Ubundi bari iki se bene data? Nubundi bibwiraga yuko ari abagabo bo guhamya Yesu, ariko Yesu we akabona badashitse, kuko ibyo bibwiraga sibyo yabonaga. Bene data bashiki banje, ibyo mwibwira sibyo Imana yibwira. Nk'uko umubiri utagira umwuka udashobora kubaho, niko n'ubukristo butagira umwuka wera w'Imana butabaho. Ibyo mwibwira sibyo Imana yibwira. Ubukristo budafite umwuka wera ntabwo bushobora kubaho ngo uwo mukirisitu azumvikane n'Imana bagendane muri ubu buzima. Imana yacu itugirire neza. Umuntu rero natekereze ku bushake bw'Imana, kuko Imana yashizeho uburyo bumwe bwo kumvikana n'abantu, ikoresha umwuka wayo. Imana yacu idusange. Umuntu rero ibintu niba bimunaniye, ye kwibesha nangwa ngo yiheshe amahoro ajijishe n'abandi, ahubwo niyemere yuko atsinzwe, areke Imana imuyobore mu nzira y'ukuri. Ariko ye kuvuga yuko ashobora kubaho atagira umwuka ngo bikunde. Imana yacu itugiriye neza. Ibi ngibi nibyo bigenda bizambya umurimo w'Imana, bikagusha abantu b'Imana mu kaga, kuko abantu bibwira yuko babaho nk'uko bashaka batabayeho nk'uko Imana ishaka. Imana imaze kubona ko ibyo umuntu yibwira bitandukanye n'ibyo yibwira, yabonye ari ibintu bihabanye cyane, ishyiraho uburyo bumwe bwo kumvikana n'abana b'abantu. Ubwo abana b'abantu bazaza bumvikanamo n'Imana. Hari igihe rero umuntu atekereza akavuga ati muri nje ibyo numva nshaka bimbereye byiza ni ibi. Ibi ndi kubona nta kibazo, ntacyo bitwaye. Bene data, ibyo nibyo umuntu yibwira. Ibyo nibyo umuntu yibwira rwose. Kuko ibyo ubona ko ari byiza, hari igihe Imana ibibonamo ikibazo. Imana yo ibonamo ikibazo rwose. Nicyo gituma ivuga ngo ndavuga ntimuyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, nk'uko tubisoma mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Imana iravuga ngo muyoborwe n'umwuka, kuko ibyo mwibwira sibyo yibwira. Mwe kwibesha rero ngo mwiheshe amahoro, nimuyoborwe n'umwuka, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Imana yacu itugiriye neza. Umuntu nakwiriye kugendera mu marangamutima ye, ahubwo akwiriye kuyoborwa n'umwuka wera. Akwiriye kugenda nk'uko Imana ishaka, abibwiwe n'umwuka wera w'Imana yamutanze. Imana yacu itugiriye neza. Nk'uko byanditswe ngo uwazanyubahiriza kuko azenda kubyanje akabibabwira. Ikibabaje rero bene data, ikibabaje kandi gikabije, kijambije ibintu, nuko abantu benshi ihame ryo kuzura umwuka wera barishize mu rwobo baruroha mu nyenga, maze baritwikiriza beto. Imana yacu itugiriye neza, kubera imikorere ya Antikristo, kugira ngo abantu bahere mu mwijima. Bene data bashiki banje, nimudakanguka kazababaho. Nimuyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kandi kuko abayoborwa n'umwuka wera w'Imana bose aribo bana b'Imana. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibasure kuri uyu munsi,
ibahe kwisuzuma no kwisubiraho. Imana ibasendereze umwuka wayo wera mu izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, amen. Mana data se w'umwami Yesu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wabonye yuko tudakwiriye kubaho twenyine hano muri iyi si, utwemerera umufasha ari we mwuka w'ukuri, kugira ngo atuyobore mu kuri kwawe kandi atumenyeshe ukuri kwawe. Ubona yuko umwana w'umuntu ntacyo yageraho adafite umwuka. Niyo mpamvu wamutanze ku buntu kandi umutanga utimanye. Na n'uyu munsi uracyakora imirimo yo kumutanga, yo kumuhereza abatamufite. Ndakwinginze rero ngo abumvise iri jambo badafite umwuka wawe wera w'ukuri, ubasukire ku mwuka wawe kugira ngo bahembuke kandi babeho nk'uko ubishaka, bakora iby'ubushake bwawe. Mana data, ndakwinginze ngo ubikorere kugirira neza abantu bawe no kwihesha icyubahiro. Tubisabanye ukwizera mu izina rya Yesu, amen.